mbazanira nta kinyoma kirimo, nta kizinga, nta vumbi ririho, nta cyondo kiriho, mu kuba kabero mwumvirize. Agatanga icyo gitambo rero akemera akagumana n'umuryango we, ubwo za ninja zikihangana bakagumana. Se nkahita nibaza ari umuntu ufite akazi se gasanzwe urumva byagenda biti. ntacyo ari kubwo icyo gihe aba yagiye mu kazi ariko atagiye gutwikana n'abandi. Hanyuma avuye muri ako kazi agaca kuri icyo kiraya akagishyira indabo n'ibindi byinshi. Yari umugabo w'umunyabwenge, ari ukuntu aca agakwakwanya vuba agahita avayo vuba agahita ajya kwita ku muryango. Icyo gihe rero ntabwo umugore abigiraho urubanza, nta nubwo bimurakaza. Ku munsi w'ejo umupapa byagaragaye yuko yasohokanye n'umukobwa ndetse biba intambara cyane, birakomera kabisa. Umumama ubona ko yateye abantu benshi muwe aho bamumennyeho. Iriya nkuru mwabonye irimo icicikana ahantu hose, ariko kubera iki mubeshya abantu? Kubera iki abantu basiga? Uzi ko hari igihe abantu bari abantu biharaje amapranka bazagiye bazanapfa tukagira ngo bari gukina prank neza, ntitubashyingure bakaguma mu nzu bakaboreramo. Kuki yise ubikonfirma ko ari pranka? Iriya ni prank. Ushingiye kuki se? Nibaza umukobwa mwiza nka kuriya ni gute yinjira muri pranka nkiriya akina role y'uburaya? Ndahira nawe uri kunshanga rero. Urashaka mpere kurinde? Kanze nkwere kuwo mperaho, kamere ku mukobwa. Wumva uburyo ki nawe ubwe isoni akorwa. Giye twanavuganye kare, twavuganye kare, ahubwo giye mpita nibaza ni inyungu nyabaki abantu baba bafite mu guprankinga abantu, barangiza bakagaragaza yuko bafite aho bahuriye n'ibintu biri kuba ko ari ibyanyabyo, kandi bazi neza ko ayo mararo barimo bakina arimo abasebya. Nk'uriya mukobwa agiye mufite n'impuhwe. Uriya mukobwa ni umukobwa ukeneye umugabo, ntarashaka, ari ku isoko, atangiye gukina ibintu nka biriya. Iya nkuru ni pranka. Kugira ngo rero mbikwemeze ko ari pranka, reka ngushakire ibimenyetso. Najya kundega ko namushinyaguriye nditari gufungwa. Ariko ndakubaza, umuntu wagiye bakamumenaho ibikoma, nimba ari ibikoma, nimba ari amaji, nimba ari ibiki, wowe uba wamuhitemo gukina ibintu, birashoboka yuko afite amahitamo atabikwemerera. Ariko se nkibaza ari prank, abantu baba bahuriye kuriya se bimeze kuriya? None se abantu barababwira ngo si prank? Ikindi kiniyongeraho nshaka no kubabwira nuko BTN bayihamagaye BTN ihurura izi koko ari ibyanyabyo. Iyi nkuru nusanga atariyo, ngewe nkoresha icyo ushaka. Abantu bakoze prank y'ivi ryabereye kwa Makuza, bateguye biriya bintu bya prank, nubwo nabo babanje mu mizo ya mbere bakabigaragaza ko ari ibyanyabyo, nyuma bakaza kubona batabivamo barabyivugira. Reka ibi tubibavugira no kuko twabatanze kubibona. Nishwa umugore akanaza kisaza niki, ubwo icyo gihe abantu baraza bagashungamira muzi ngo ni ibyanyabyo, ariko ibyo abandi bazi icyo bakora. Hanyuma umugore we yakubwiye gute? Umugore yambwiye yuko atewe ndetse ipfunwe ryo kubona hari abantu bamwiyitirira bagakina mu mwanya we. Ndabizi neza kubera yuko uriya mugore mwakinanye ashaka kwigira umugore w'uriya mugabo, ntago ari umugore yitwa Dorcas. Ntabwo naseba, sinjya nsebarayira, sinjya nseba, giye mvuga ibintu mpagazeho mfite n'ibimenyetso. Uriya mugabo yitwa Vincent, nimba atari ko yitwa prove me wrong. Umugore we nyirizina yitwa Dorcas. Uyu mukobwa bakinanye yitwa Gihozo, ni umunyamakuru w'ikinyamakuru nashaka kuvuga. Ayo makuru mbahaye arabemeza yuko inkuru mbazana yari yanyayo nyifiteho amakuru yuzuye. Tuyakoresha icyo dushaka. Muyakoresha icyo mushaka. Rere yo ni nko kubona bari kukubika ko wapfuye kandi utapfuye, ukabona abantu barimo barakuririra ko wapfuye kandi utapfuye. Biriya nibyo byabaye. Abantu bari kugira uriya mugore kandi byabaye si ibyanyabyo. We ntabwo wababara. Reka dukomeze dutegereze tuzarebe uko bizarangira. Byanarangiye nashyizeho akadomo, iriya ni pranka. Gato nibirangira uryo ikintu cyo nzakora, nzagaruka mvuga ati Laila kabisa kude chapeau, waduhaye amakuru atari ivumbi, kandi nanone nidusanga atari prank, jewe nzana amakuru atari ubusutwa. Uretse nzana amakuru atari ubusutwa, ubu ntabwo ari ubusutwa, iriya nkuru ni pranka.
nimusanga atari puranka kamera ndahita nyivaho nta nubwo nzayigarukaho. nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana John Step. nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho, ikawa nziza cyane. dukorera hano Kimihurura hafi y'agasoko ko mu Rugando. by'akarusho kandi dufite ishami hano Igikondo. aho waba uri hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo, twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse. udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 20 91 cyangwa se ugahamagara 079 20 52 317. nkubwira ngo uzaryoherwa kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. tukaba tugiye kuganira na Laila. muramuzi nakagaruka hano iwacu kuri Gasaro TV. atangiye anaseka, arasa neza kabisa, muramubona. umeze gute? Gashimira Imana. Meze neza. Urakomeye nk'amabuye ewana kabisa, ndakubona nk'amasara bwayo. isa neza. Thank you. umunsi w'ejo wagenze gute? Nawe urasa neza, Urakoze. uhereye hasi ukagera kereka batunzeho nka kamera. hari imodoka zahita zikora zigongana muri Ntukagire pe. hanyuma se umunsi w'ejo wagenze gute? umunsi w'ejo wagenze neza. ko nakarabo wanzaniye? akarabo nanjye bankuje. yego narakabonye nimugoroba kamwe. Imana ishimwe. hanyuma amakuru y'ubuzima busanzwe rero ndabona kabisa Channel TV show iri gukora. TV shows nibagiho barabe rwose umeze neza cyane, uba waturitse. guturagara muri iyi minsi. uri guturika koko? Nuguturika umuntu wese ukora ibyo bicuruza. ibyo bicuruza iyo udaturitse ntago wakureba. Ntukagitsetsa ko pe. byose tubibasha se. byose turabishoboye. yego iyo biri ngombwa ko duturika turaturika. yaba ari ngombwa ko dutuza tugatuza kabisa. izo zombi ni impano twifitemo. hanyuma Laila, navuga niki cyagutunguye ku munsi w'ejo? umunsi w'ejo rero natunguwe n'ibintu byinshi. yego ngaba bateye amavi bakabirukwankana bakabakubita, ngaba batanze indabo bakazibahondagura mu mutwe, ngaba batwaye abagabo b'abandi, ngaba ni hasi hejuru. harahiye ariko harakongotse. ariko se mana yanjye njye uriya munsi rwose birancanga. ubundi n'umugabo w'ikiraya koko ajye yihangana ku munsi nk'uriya yisonere pe. ariko abagabo b'ibiraya kuri uriya munsi n'ubundi barakwepa. barakwepa. buriya rega umugabo w'ikiraya aba ikiraya ariko akunda umuryango we. kandi kuri uriya munsi rero aba azi neza ko niyibeshya agatarabuka umuryango uri bumufate, agatanga icyo gitambo rero akemera akagumana n'umuryango we. ubwo za ninja zikihangana bakagumana se. nkahita nibaza ari umuntu ufite akazi se gasanzwe, urumva byagenda biti? ntacyo ariko ubwo icyo gihe aba yagiye mu kazi ariko atagiye gutwikana n'abandi. hanyuma avuye muri ako kazi agaca kuri icyo kiraya akagishyira indabo n'ibindi byinshi. yari umugabo w'umunyabwenge, ari ukuntu aca agakwakwanya vuba agahita avayo. agahita avayo vuba agahita ajya kwita ku muryango. icyo gihe rero ntabwo umugore yabigiraho urubanza, nta nubwo bimurakaza. ya birumvikana. shaha ntiyatari kwera uratsekeje. hanyuma uravuze ngo basohokanye n'abagabo b'abandi. wita unyibutsa ku munsi w'ejo umupapa byagaragaye yuko yasohokanye n'umukobwa ndetse biba intambara cyane, birakomera kabisa. umumama ubona ko yateye abantu benshi muwe aho bamumennyeho. iriya nkuru mwabonye irimo icicikana ahantu hose. ariko kubera iki mubeshya abantu? kubera iki abantu basiga? uzi ko hari igihe abantu bariya abantu biharaje amapuranka bazagiye bazanapfa tukagira ngo bari gukina puranka neza ntitubashyingure bakaguma mu nzu bakaboreramo. kuki yise ubikonfirma ko ari puranka? iriya ni puranka. ushingiye kuki se? nshingiye ko uriya mugabo uriya mugore by the way Eda Elisi nuwe. urabazi? ndabazi cyane.
ndabazi n'uriya mukobwa ndamuzi nta nubwo banakundana nta kacece ntaki ahubwo nkibaza umukobwa mwiza nka kuriya ni gute yinjira muri puranka nk'iriya akina role y'uburaya. ndahira nawe uri kunshanga rero. Ntabwo ngucanze uriya mugabo umugore we yitwa nde we kanshaka amazina ye. Ufite na nimero ye? Mfite na nimero ye. Sure. Bombi ndabahamagara mu kiganiro kugira ngo nce amazima. Ibyo bintu mwihaye byo kwirirwa muza mukina n'intekerezo z'abanyarwanda. Kanze. Urashaka mpere kurinde. Ku mukobwa urashaka mpere kurinde. Ndumva ibi bintu bigiye guhindura isura. Urashaka mpere kurinde. Kanze nkwere kumperaho. Kamere ku mukobwa. Wumva uburyo ki nawe ubwe isoni akorwa giye twanavuganye kare. Twavuganye kare. Uretse nzeho ubwo nkwereke. Nta mayini tufitemo. Uretse nyagure. Ubundi nze tumene umuceri. Shaka ukuntu abantu baza kwivugisha ngo nkwe ngo ibintu byabaye. Ahubwo giye bamita nibaza ni inyungu nyabake abantu baba bafite mu guprankinga abantu barangiza bakagaragaza yuko bafite aho bahuriye n'ibintu biri kuba ko ari ibyanyabyo kandi bazi neza ko ayo mararo barimo bakina arimo abasebya. Nk'uriya mukobwa agiye mufite n'impuhwe. Uriya mukobwa ni umukobwa ukeneye umugabo ntarashaka ari ku isoko atangiye gukina ibintu nka biriya. Ariko se ubu niba hari nk'umusore wamufite iriya nkuru ni pranka. Uragira ngo mbigusubiremo biramutse ko kumugore jewe ndimo ndagerageza gushaka uburyo kimpamagara aba bantu bombi. Uriya nkuru ni pranka kugira ngo rero mbikwemeze ko ari pranka. Reka ngushakira ibimenyetso. Umugore aramutse yavuze ati uriya mudamu ahubwo yaranshinyaguriye akaba yakujya no kukureganira. Nkubwire najya kundega ndita yari gufungwa. Najya kundega ko namushinyaguriye ndita yari gufungwa. Ariko ndakubaza umuntu wagiye bakamumenaho ibikoma nimba ari ibikoma nimba ari amaji nimba ari ibiki yarangiza agakomeza agahagarara akameze. Reka nkubwize ukuri biriya bintu je mfite ni mu uriya mwana binjize muri biriya bintu bamukinisha amapuranka ngo barimo ngo baramusigira se niki. Amarore baba badakwiye kwinjizamo abana. Iriya rore nubwo uriya mwana tutabonye isura ye ariko uko biri kose yayikina. Ntago isura ariko yagaragaye uko byagenda kose bamukinishije ibintu biriya bintu. Reka nkubwira uzi impamvu abantu bakumira abantu gukoresha abana ibintu nk'ibi ngibi nuko umwana nta mahitamo aba bifitemo. Wowe uba wamuhitemo gukina ibintu birashoboka yuko afite amahitamo atabikwemerera. Ariko se nkibaza ari prank abantu baba bahuriye kuriya se bimeze kuriya. None se abantu barababwira ngo si prank. Ikindi kiniyongeraho nshaka no kubabwira nuko BTN bayihamagaye bayihamagaye BTN ihurura izi koko ari ibyanyabyo nabo barababeshye ubwo BTN nabishatse yabituniraho. Kahore barababeshye iri busy. Ndumva ibintu rwose noneho bihinduye isura n'intekerezo zanjye. Ngiye gusa icyo nzi cyo nuko nenzi kiriya nkuru ari ukuri. Iriya nkuru sukuri habe ikinyoma cyambaye ubusa ahubwo cyambaye ubusa buri. Noneho igisekeje iriya nkuru mugende ubishaka kubinyomoza abikurikirana anyomoze iriya nkuru abantu bayiteguye ni nabo bateguye inkuru yivi. Ariko bufite amakuru kweli iriya pranka yivi rimwe na rimwe bitari nabyo. Ntabwo Sandra iyi nkuru nusanga atariyo ngewe nkoresha icyo ushaka. Abantu bakoze pranka yivi ryabereye kwa Makuza bateguye biriya bintu bya pranka nubwo nabo babanje mu mizo ya mbere bakabigaragaza ko ari ibyanyabyo nyuma bakaza kubona batabivamo barabyivugira. Reka ibitu bibavugira no kuko twabatanze kubibona. Prank ariko ifite isomo nta kibazo. Ifite isomo? Ifite irihe somo hariya? Ifite isomo ryo kwerekana yuko yo kwigisha abantu ngo bajye bajyana n'amahabara yabo basiga abagore babo. Kandi ahubwo bigaragara yuko ababikora ari nko kwerekana yuko wenda niba ari prank koko ngewe I don't know. Iriya prank irimo na violence. Sibyo? Iriya prank irimo na violence kuko uriya mubyeyi
nubwo yari ari kubikina abizi neza ko ari ibintu arimo akina yateshejwe agaciro. ariko ni mukuru niyo byaba ari prank afite amahitamo yo nta kubihakana. n'uwamuhatirije kubikina yanabihakana yanagera gute, ntawumufashe mu kiziriko ngo ajye kubikina biriya bintu, ntawumufateho imbunda ngo bikine, sibyo? kuva yabyishoyemo agomba kugira, ariko gusa jyewe ndabigaye byombi. gusa uriya mugabo we yabarushije ubwenge, ariko se hari ikintu uvuze kuko we nta guseba ko birimo, ariko bariya bombi basebye, uriya mugore n'uriya mukobwa basebye. ngereka mubwira impamvu ndi gushidikanya. hari inkuru maze kubona mu kanya gatoya, ntabwo nekereza ko uri no munyamakuru ari njyewe wenda mwavuga ati Gasaro, Kamana runaka byibuze, sibyo? iyo nanjye nayibonye. uretse gato nzi neza ko adashobora gukora iyo nkuru azi ko ari prank. arabizi neza, anabihagazeho anabihagazeho ko ari prank. oya kubera yuko ujye no guhita utuma nge inkuru maze kubona. tuzi neza ko uriya rero munyamakuru arabizi neza yuko iriya nkuru ari prank. oya ngo hoya, aho ndabihakanye. tumuhamagare nawe, usibye ko atabyemera kuko hari mu bucuruzi, twaba tugiye kumena isosiyete, twaba tugiye kuhitamo inshishi. Ega iyo umuntu ari mu bucuruzi ikintu cyose kitamutamu cyaha yagikora. icya mbere bariya abantu bamwizaniye ni nabo bamwihamagariye, yenda biranashoboka cyangwa yabihamagariye, ariko arabizi neza n'umutima we urabizi yuko iriya nkuru yayikoze azi neza ko ari prank. shangiye simbyemeye kuko bariya bantu BTN yo ndabizi neza, mfite amakuru ko bo babahamagaye iriya nkuru kuko BTN ntijya yinjira mu bintu bya prank. icyo cyo ndakizi. babahamagaye bakora iriya nkuru bazi neza ko ari iya nyayo. bo bafashe ibintu babigira ibyanyabyo barabahamagara, kandi nawe urebye uburyo kibatinze bakinnye wabonaga ibintu ari ibyanyabyo, ariko bari bari muri prank. hari ikintu umbwiye ngo umugore w'uriya mugabo ngo muraziranye, ndetse mu kanya gato urambwira uti njyewe nanamwibarije umugore we, ambwira ko bakiri kumwe nta hantu bigize batandukana, ndetse bakina abana banabanye neza cyane kubera yuko uriya mugore wagaragaye akina nk'umugore w'uriya mugabo ntabwo ari umugore we. nabibasobanuriye, umugore nyirizina w'uriya mugabo nta hantu na hamwe afite ahantu ahuriye n'ibi bintu. uriya musore rero nimba ari umusore cyangwa nimba ari umugabo, we yateguye prank, ni umugabo, anashaka n'abayikinamo, anashaka n'abayikinamo, banatira n'abandi bantu ku ruhande baza gushungera bakigira nk'aho ari ibyanyabyo, kubera yuko kiriya kintu kiba ni ikintu cyabaye live, ntabwo abantu bari kubita ngo buzure aho ngaho n'ikinyamakuru cyahageze n'iki. uko biri kose hari ibyo babanje gukina kugira ngo babanze bakurure intention y'abantu babegere, noneho baze kugera kuri ka gace mwabonye kasohotse, abantu baje bameze nk'aho ibintu ari ibyanyabyo. hari ukuntu rega abantu babanza gutangira bakitonganishwa, umugore akanaza akisaza n'iki, ubwo icyo gihe abantu baraza bagashungamira muzi ngo ni ibyanyabyo, ariko ibyo abandi bazi icyo bakora. hanyuma umugore we yakubwiye gute? umugore yambwiye yuko atewe ndetse ipfunwe ryo kubona hari abantu bamwiyitirira bagakina mu mwanya we, bakamukinira role, bakabaye bakorwa n'isoni n'ibyo bakoze, kubera yuko biriya bintu nimba we nyir'ubwite atabigaragayemo, kubera iki wowe uba angaje yo kuza gukina mu bintu by'undi muntu? gusa ariko nanjye hari ikintu nasaba RIB, sibyo? ndakumva. bakurikirane barebe uriya mwana bakinishije muri ibi bintu ko nta hantu hari bimufiteho ingaruka, kuko prank zirakinwa, sibyo? nta nicyo binatwaye. unabyibuke nanone kariya ni agace gato twabonye, sibyo? ariko you never know, ku bantu bari hariya muri bariya bose bahari buzuye, buri wese yari afite telefone afotora, sibyo?
twebwe dufite agace twabonye katurutse ku nkuru BTN yafashe kuko bari abanyamwuga ntibigize bagira gute bafata isura y'umwana kuko bazi ko bitemewe mu bunyamwuga bwabo, bazi ko bitemewe nibafashe isura y'umwana, ariko ntabwo bahagaritse bari hafi aho gukoresha amatelefone yabo bafotora. Kandi nimba bafotoraga ntabwo bitaye ngo ubunyamwuga bwo kuvuga ngo barazanamo ishusho y'umwana cyangwa iki. Kandi mu bari baraho ngaho nabo bafite imbuga nkoranyambaga bakoresha. Uranyumva icyo nshaka kuvuga? Isura y'uriya mwana uko byagenda kose hari ahantu iri. Kariya gace twabonye ntayirimo, ariko mu mafoto yandi n'amashusho yafashwe n'abari baraho ngaho bari kureba ibintu bazi ko ari ibyanya by'abandi bari kwikinira filime, hari ahantu iriya sura iri mu matelefone y'abari baraho ngaho bashungamirije bareba ibiba bafotora banagira impuhwe ako kana ati yo mwabonye ko ari aho umwana bamubwira bati bagira bati uyu mwana ko bamutaye bamusigiye nyina mu makuru bavuze yuko umugore yaje agasanga umugabo ari kumuca inyuma nihabara akamusigira umwana akigendera. Uwo mwana rero ku bantu bari baraho ngaho hari byinshi cyane bamugiriramo impuhwe bakavuga ati yo kano kana disi maskini bariko bafotora yo uyu mwana disi nyina taye yo bafotora ni uriya mwana hari ahantu isura ye iri. Ubyemere cyangwa ubyange iriya bari abantu bari hariya bazengurutse aho filime yakinirwaga, bari bafite amatelefone ntabwo babanje ngo bayabambure. Ikindi nta mategeko n'amabwiriza bashyizeho yo kubabuza kugira gute gufotora cyangwa gufata video. Ko byagenda kose rero uriya mwana isura ye harahiri. Aha, ahubwo abakinnye iriya filime basenga Imana basabe iyo sura y'uwo mwana ntige hanze, ntigira ahantu igaragara, kuko nigira ahantu igaragara bizabakoraho bakinishije umwana mu bintu biri iligo, bamukinisha mu bintu atazi, bamukinisha mu bintu bamuhitiyemo. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Agaciro kuriya mwana ni ingenzi cyane. Habaye hari ahantu isura yiri mu bari nkuko nabivuze bafashe muri video akagaragaramo ribi byinjiremo. Ndumva bitoroshye kabisa. Njyewe gusana n'ubusi ndabyizera. Yewe reka ngo hamagarire uriya mukobwa. Nubwo telefone ye twasanze iri bize, ndongera nyihamagare. Ndongera nyihamagare. Hi. Teta. Amakuru. Nirahira ndakeka telefone yanjye urayifite. Sasa iriya nkuru yanyu ko hari ahantu nkuru y'amakuru y'indani nsanze iriya nkuru ari agatwiko. Ndabizi neza kubera yuko uriya mugore mwakinanye ashaka kwigira umugore w'uriya mugabo naga ari umugore yitwa Dorcas. Urabizi kubera kandi wari ubirimo. Giho winjijisha ahubwo gihe nashaka kukwibariza kubera ikibira bintu wabikinye kandi uzi neza ko ari ibintu bibari na role mbi. Iriya role nimbi pe. Aragiye. Ariko urumva nawe arakwemereye arakubwiye ntago ari prank. Uyu mukobwa kuvana kare yamya nyiyima aza amakuru azi n'ukuri kw'ibi bintu. Nidusanga atari prank jewe ndahita mva kuri iyi mihanda, ndahita mva muri media. Sure. Nzaba nta busesenguzi bundimo. Nidusanga atari prank ndahita mva muri media sinzayigarukamo. Ko wabusebye se? Ntabwo naseba, sinjya nsebarayira. Sinjya nseba, giye mvuga ibintu mpagazeho mfite n'ibimenyetso. Uriya mugabo yitwa Vincent, nimba atari ko yitwa prove me wrong. Umugore we nyirizina yitwa Dorcas. Uyu mukobwa bakinanye yitwa Gihozo, ni umunyamakuru w'ikinyamakuru ntashaka kuvuga.
izindi nkuru zindi zo uzazikenera azansange inbox hanyuma mu kuko kanya ndamuzi cyane hanyuma uriya mugabo rero nawe ni n'umukinnyi wa filime sinshaka kuvuga filime akinamo ni umukinnyi wa filime n'umwacteur ayo makuru mbahaye arabemeza yuko inkuru mbazana yari yanyayo nyifiteho amakuru yuzuye tuyakoresha icyo dushaka muyakoresha icyo mushaka mu kanya gatoya nibwo umaze gukora ikiganiro hashize ndumva ari isaha irengaho gatoya urambwira ati Sando ndababaye cyane kuba maze gukora ikiganiro ati nkamenya kano makuru ari prank sinkubeshye buriya reka nkubwire ndetse ngewe ndakubwira ati ibyo bintu nanjye nzi ko ibi bintu ari ukuri nta prank iri murambwira ati ngwino ngewe noneho nkubwize ukuri kose mbwire n'abanyarwanda ukuri uyu mukobwa namwatse ikiganiro namuhamagaye arankina amajije kunyina mpita ninjira mu iperereza ryanjye menye iyi nkuru nakozeho koko ni inkuru nyabaki nza gusanga ni prank itari ifite n'inyungu ziyishingiyeho ngewe mpita nibaza umuntu wakinnye biriya bintu nta nyungu yari abifitemo nimvuga ngo nta nyungu buri umuntu wese aba afite inyungu mu kintu ariko nta kintu wavuga ngo kiragaragara bikoreye ngewe mpita nibaza ni impamvu nyabaki nuko ampunze ahise anyiyima nendaga kumubaza ukuntu umukobwa mwiza nk'uriya akina ibintu nka biriya rore nk'iriya ariko byigisha n'abantu oya byigisha abantu guca abandi inyuma se nyine byigisha abantu iriya rore nta nyigisho irimo ahubwo harimo harassment harimo violence harimo ibintu byinshi cyane buretse reka kunyemeza ngo byigisha abantu iki byigisha abantu kumenanaho amaji mu nkuru nakoze bose nanabagaye navuze nturiya mukobwa icyo gihe nari ntaramenya ko ari prank navuze nturiya mukobwa kabone nubwo yaba yasohokanye n'uriya mugabo w'abandi atazi ko ari umugabo hanyuma bikaza kugaragara umugore we amuhagaze hejuru amubwira ati umugabo wanjye ntabwo yari kure yarikitinga muri buriya buryo zirasindanga agaco z'umunyarwandakazi kumenaho ji umubyeyi uhetse umwana amplisi muri public icyo gihe uhita uciringa uti sorry sinari mbizi oya sorry yajugunye oya ndavuze biramutse nsanze nasohokanye n'umugabo w'umugore ntarimbize umugore akaza ubwo nyine icyo nanjye nicyo navuze motifu nge mfite yonyine kuko ni umugore w'abandi w'isezerano mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi yari guca bugufi I'm so sorry mbabarira ntabwo narimbize ariko kuri acting ukamumenaho ibiji ugatujugunya n'urukombe hariya mu buryo burempori cyane ukigendera video mwongere muyirebe irabereka ko koko biriya bintu ari filime bakinaga kubera yuko Gihozo nawe ntabwo muziho ubwempori kuko Gihozo ndamuzi hanyuma se filime jewe ndimo ndabaha ibimenyetso bibereka yuko jewe aba bantu bombi nimo mbabwira ndabazi sibyo Gihozo mu buryo yaktinze mu buryo bufite ikinyabupfura gike yarafite ikinyabupfura gike yarafite nta miyaga ashyizemo ariko nyamara mu buzima busanzwe Gihozo siko ameze yitwa Gihozo Teta ngira ngo abamuzi murahita mumenya uwo mvuze ni inshuti yanjye exactly ni n'umunyamakuru ikinyamakuru ntashaka kuvuga uriya musore na uriya mugabo ambabarire kumwita umusore uriya mugabo nawe yitwa Vincent ni umukinnyi wa filime ni n'umwacteur sibyo none igisakeje ukuntu yabarushije ubwenge yihagarariye arabareka bararwana uriya mugore nawe bazanye wakinnye ahetse umwana yise umugore wa Vincent ni umuntu batoraguye aho ngaho baramubwira ati ngwino ukine ayo makuru mbahaye muyamaze icyo mushaka ni hatari reka twikomereze ubwo time will tell sibyo se exactly ko navuga gusa ibyo uvuze ngo oya gusa gihe cyo nababwira cyo ni kimwe sinjya mvuga amakuru je sinjya nzana ubujajwa bw'abujajwa iyi nkuru mbahaye nta vumbi ririho nta n'icyondo kiriho nimusanga atari ukuri ntabwo nzagaruka kuri kamera wabirahirira nabirahiriye manika ikiganza ururimi rwanjye rufite imbaraga kurenza ikiganza sikuri seriyeze icyo ururimi rwanjye rwatuye gifite imbaraga kurenza ikiganza iriya ni prank
reka mbisubiremo, ni prank yarateguwe ndetse inategurwa n'abantu bakinnye prank y'ivi yo gutera ivi. Izi prank zombi zateguwe n'abantu bamwe, ariko nanone rero kandi byose biri mu nyungu z'ubucuruzi. none se hari ikibazo Nta kibazo mbifiteho, ahubwo ikibazo mfite ni kimwe. Cyese ugira ngo navuze ko ari ikibazo, kuko ara prank ucuruza nta kibazo kibirimo. sinabo ba mbere kandi Niyo mpamvu nanjye nje mbanyomoza ngo bareke gukomeza kubeshya abantu ko ari prank nanjye ncuruza. Niko bimeze. ngo nanjye ncuruza None ariko bone nanjye ncuruze kuko iyi nkuru nijye uyizanye. Ngomba gucuruza. Ngomba gucuruza wa muntu. Akumiro nitusha wa mugari w'umunyarwanda. Nanjye ncuruza. Kuva babizanye muri domaine y'ubucuruzi, reka nanjye mbizane muri domaine y'ubucuruzi ncuruzi. Gusa icyo nagaye ni kimwe, gukoresha umwana muri prank. Hanyuma ibindi byose byo Ubundi hari abantu nta tuba kibazo. tudakwiye gukoresha. Oya, ibindi byose kuva byari filime yakinwaga nta kibazo. Nibwo yari kumukubita urushyi ni filime, nubwo yari kumwanura akamubatuza inshyi ebyiri left and right ni filime, nari kubigaya nkanabitera amabuye iyo biza kuba ari ibyanyabyo. Ariko kuva ari filime that's fine. Gusa ndagayamo ikintu kimwe, gukoresha mu mwana. hanyuma ko hari ikintu wambwiye None amplisi bakamukoresha muri public. hari ikintu tubwiye mu kanya ko umugore we byamubabaje. Wari we ntibyakubabaza? Urabizi neza ko hari abakuzi kuri madame kanaka. Noneho haje undi muntu kwiyitirira. Amplisi aza gukina anakina role mbi, igaragaza urugo rwawe nabi. Sibyo? Kuko iriya role bakinnye iragaragaza urugo rw'uriya mugore nabi. Nubwo atabikinnye ariko babimukiniye. Biragaragara ko urugo rwe ruri sax. Bamuca inyuma uko biboneye. Sibyo? We nago wababara. Kereka nabizi kuko n'abantu benshi nubwo uriya mugore wabikinye atari uwa nyawe, abantu benshi bagira inkuru ya mugore, yo masikini, yo rererere, yo ni nko kubona bari kukubika ko wapfuye kandi utapfuye, ukabona abantu barimo barakuririra ko wapfuye kandi utapfuye. Biriya nibyo byabaye, abantu bari kugira inkuru uriya mugore kandi byabaye si ibyanyabyo. We ntabwo wababara. reka dukomeze dutegereze tuzarebe ko bizarangira. Sha byanarangiye nashyizeho akadomo, iriya ni Pranka pranka. gato nibirangira uryo ikintu cyo nzakora nzagaruka mvuga ati Laila kabisa kude chapeau wadoye amakuru atari ivumbi, kandi nanone nidusanga atari prank jewe nzana amakuru atari ubusutwa. Nzagaruka- Uretse nzana amakuru atari ubusutwa. Nzagaruka nseke. Ubu ntabwo ari ubusutwa, iriya nkuru ni pranka. Nimusanga atari pranka, kamera ndahita nyivaho, nta nubwo nzayigarukaho. Nubwo nyikoreraho ubucuruzi ndaba mbuvuyemo, nshaka ubundi nkora. okay. Hanyuma twikomereze, hari ikintu wanumvishije ubushize usa naho nanone wibasira umuntu bita Gafaranga. Ati nanjye nahageze naringiye gutara amakuru. Iriya yo ntabwo ari pranka. Nicyo ngiye kubaza. Hanyuma ko ari n'abandi nanone babisanishije na prank. Oya ntabwo ari pranka. Nuko bamenyereye ko abantu kuri imihanda bakora ibintu kandi ukabona ni ibyanyabyo. Ari byo mpamvu navuze ngo hari umunsi bazanapfa tubifate ko bari gukina prank. Barinde ubwo baborera mu nzu tuvuga ati buriya yipfushije ni prank ari makina. Ubukwe bwa Gafaranga si prank, ni ubwanyabwo. Hanyuma ko hari ikintu wavuze ko Annette yateye gapapuro ya mudamu. None atayitera. Uriya mugore wa Gafaranga amakuru nakuruye nayo ambwira ko uriya mugore yafashe Gafaranga, he was nobody, amugira somebody. Ninkoresha iryo jambo, ntawe yamufashe nta kintu ariho. Reka ndeke gukoresha rya jambo ngo ntawe ariho, ku muntu wese aba afite uwo ariwe, sibyo? Aho nabantukanye. Yes, yamufashe nta kintu afite, amushyira mu barafatikanya, amuhereza ibyo gukora, barafatikanya, sibyo? Arangije banafashe credit burya ngo nanubu itararangiza no kwishyurwa, biri no mu nkiko. Arangije amutera uw'inyuma nyine yisangira Annette.
Anete rero impamvu navuze ko yapapuye nubwo naba mbizi ko ari singo cyangwa ntabizi uko byagenda kose uwo mugabo mugiye kugifatanya urugendo rw'ubuzima aba yakubwije ukuri cyangwa akanakubwira ubuzima bwe nubwo atabukubwira kubeshya hari abo ku ruhande bagira gute babukubwira abantu baravuga icyo nshatse kubivugira ni iki nuko Anete yarazi neza amakuru nyirizina ko Gafaranga ari umugabo wubatse ukamugira uwawe ni ukwihesha ububasha ku kintu cy'undi kandi yari yatandukanye n'umugore batandukanye ku bushake bwabo se cyangwa batandukanye Gafaranga nyine ajya gusanga Anete bariya abantu bari basanzwe bari kumwe ntabwo bagiye kubana ubu ngubu bari basanganwe icyo ubwo twumvishe ni uko divorce yari yarayihawe birashoboka rero ko ntabwo irahabwa ko ese ntabwo irahabwa gute divorce ntabwo none se barasezeranye mu murenge ntabwo mbizi ntabwo basezeranye mu murenge ntabyo wari uzi ibyo ndumva rero nta kibazo niba batari banasezeranye Raila ntabwo Gafaranga yasezeranye mu murenge na Anete oya barasezeranye oya mfite amakuru basezeraniye mu murenge kandi yarasanzwe ufitanye isezerano n'uriya oya n'uwa mbere yari yamuhaye divorce kandi ikindi utasezeranye n'umuntu mu murenge none se ubwo waba uri umugore we woya mu murenge yararifite ariko fashe gute isezerano ryo mu murenge yararifite n'abanye n'abantu babivuga abantu benshi cyane bavuga ngo numba umuntu atafite isezerano ryo mu murenge ngo ari free excuse me reka bino bintu mbivugeho umva uretse isezerano we wemera n'iryaye niryo mu mategeko gusa cyangwa niryo ku mutima yego mu mutima ariko amakuru mfite nuko nanahagararaho Gafaranga asezeraniye na Anete mu murenge ngiye kukubwira ariko baze ku cyoreka ngurike mu burasirazuba n'amafoto ngewe narayiboneye ahubwo koko karanjabutse rwose pe amafoto narayiboneye ngewe ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe nubwo akanjabuka ka gihumbi ntabwo uri bunkuremo ko yaramutwaye hanyuma se n'icyo umushinja wubi nshinja nde ndetse wanigereye aho ubukwe bwari kubera nshinja nde Anete ntacyo mushinja ko yari akeneye umugabo kandi akamubona ntacyo mushinja none se urumva ubashije gutwara ibintu bigatwarika se uba ufite ikihe kibazo uvuze neza rero ukomeze kumutera amabuye ntabwo mutera amabuye rega jyewe hano nta muntu n'umwe ntera amabuye wa muntu jyewe uremba ndi gukora ku buri nguni yose hanyuma ndakora ku Gafaranga ndamushinja ikintu kimwe shawuri muri igishwi bana yaje ikintu kimwe gusa kwibagirwa uwamukuye ahantu hamwe akamushyira ahandi akamuhemukira cyo ntakimushinja akamutera ibuye ariko kuba yakwihitiramo andi mahitamo habona amahoro nawe ntacyo mushinja kwa aho ngaho buri wese afite ibigawa arega urabizi na Anete nubwo nakubwiye ngo ntacyo mushinja hari akantu nawe namugayaho kuba yariboneye umugabo agatora bikatoreka ntacyo mushinja kuko arakeneye umugabo n'umukobwa gusa ariko nawe nta kintu afite nta kintu afite Anete ntacyo afite buriya umuntu wakoze ikintu cyo kugambanira uwo bari kumwe kandi aba hari byinshi yamugiriye ntutekereze ko wowe yatekereza kabiri agiye kukuzenguruka no kugutera uw'inyuma ntabwo yatekereza kabiri ni ibintu aba yarakoreye imyitozo ni ibintu abazi abakora ibintu azi uko yasize uriya rero birashoboka ko abonye n'undi yamusiga anyumvishe uko yasize uwa mbere Anete nawe ntazatungurwa abonye ko nawe bishoboka ko bamusiga cyangwa se bibaye bakamusiga ntibizamutere ikibazo ntibizamutere ihungabana azabyakire nk'uko uwa mbere nawe yabyakiriye nyuma aba yari nk'umwana wawe rero inde Anete oya aba yari nk'umwana wawe mu buzima busanzwe ari nk'umukobwa wawe uravuga nde w'umukobwa wawe oya mvuze ufite umwana w'umukobwa
akajya kurongorwa akagira ariya mahitamo yo kurongorwa n'umupapa w'abana 3 wakora iki? ngo umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo. Iyo nakubwiye ubwo nkubwiye ukavunira wamukora iki icyo gihe wahita umubwira icyo nakora naguhabwira uko byewe mbyumva, utabyumva nkakureka ukagenda kazahura n'ingaruka muri make. ni nk'umwana wamugira inama ati itonde genda gacyahara. Jewe nakwicaza nkakubwira nti jewe ndi mukuru kuri wowe mwana wanjye, ibintu mbibona muri ubu buryo, nuhitamo ugahitamo nabi uzihanganira ingaruka z'ibyo uhisemo. Ntabwo nahagarika umwana wanjye, icyo nakora namuha inama, sinamuhatiriza, sinamuhagarika, namuha inama kugira ngo atazavuga ngo mama ntacyo yamariye, yarandetse ngo mu mwobo awureba. Yagiye bikamuhondagura ibyo agiyemo, ntabwo agaruka avuza indura gukondana, agaruka avuga ngo mama yari yarambwiye. Hanyuma wowe ugera kuri iriya hoteli habereye ubukwe, byagenze bite? Numvisha umamagara umbwira uti se Sandra waje, ndavuga niho ngiye kugera, uti katugaruke ibintu byakomeye. N'abanyamuryango bajugunyaga hanze. Tubwira ugera y'ishusho wowe. Nagezeyo barambaza bati uje muri service zisanzwe cyangwa uje mu bukwe? Ubwo iyo uje muri service zisanzwe bakuyobora hari service zisanzwe nyine. Kuko ubukwe bwabereye ahatandukanye na service zisanzwe. Nivuga ngo byari mu byanya bibiri bitandukanye ku buryo utajijisha ngo nje muri service zisanzwe ngo wisange mu bukwe, ni ibintu bidashoboka. Nta nzira ari kukuvana muri service zisanzwe ngo kujyane mu bukwe. Na cyane ko hari abagari dekoru, bita abagari dekoru mu Kirundi. Abagari dekoru. Hari abagari dekoru, ubwo n'aba bodyguard. Sibyo? Bari bashinzwe kumenya ngo uyu yatumiwe cyangwa ntiyatumiwe. Iyo bagurije muri service z'ubukwe barebaga kuri liste kurimo cyangwa se ukerekana urupapuro rw'inzira. Hanyuma abantu binjiraga muri buriya bukwe bari bameze nk'abafi, byagusabwa kwitwaza urupapuro nk'urwinjira mu ijuru. Wowe se ubona bimeze urutyo? Nibwo ko guhita rero uvuga utireka nigendere? Narakase nyine nzunguza amajipo ndagenda, nkuru dutafari twanjye aho ngaho ndagenda, nta kindi nari bukora. Hanyuma se wa mugani w'abantu njyewe wenda naje barabimbaza layi we ni dore wagutumiye. Nari nitumiye. Shabanye makuru we nari nitumiye. Waje rwose, waje komeza uze mu nzira nari nitumiye. Jyanu banje ngo ikative shows ngomba kubazanira ibintu bitari ivumbi, bitariho n'icyondo. Je ngomba kwitumira, wantumira utantumira ngomba kuza nkamenya ibiri kubera aho ngaho ari ibiki. Igihe rero byanze ndaza nkavuga ibyo nabonye. Ubwo ibyo nabonye inyuma nuko hari abagari dekoru batero abajugunya hari ushatse kuzana ibintu byo kubyimbya umutwe, barateraga bakajugunya hari. Yashakaga ibintu byo kuzana ibintu byo kubyimbya umutwe. Hanyuma se ukabona barateraga bakajugunya iriya. Akabona ari impamvu ikomeye cyane, ni ukugira ngo abanyamakuru wa mugani tudakomeza kugenda privacy. Urumva ni nimba ivuga mu bundi buryo ndaba ngiye kuvuga nabi ya kapo kandi ntago nyanga, nta n'ikibi nyifuriza rwose. Niba naryoherwe mu kwa buki, ndabizi ko muri buze kureba iki kiganiro. Hari abantu bambwiye muri comment ngo karayira kagize ishyari, ngo kagira ishyari gafaranga. Ntago namwemera nawe, ariko bagusubije ko atakwemera. Ntabwo namwemera, ubwo ntitwakwemerana birangire rwose. Nimwongeye no kunshinja ibintu by'ishyari, ubwo niba tutakwemerana ubwo nta shyari rihari. Rero mbivuze mu buryo bwa privacy, ariko agafaranga yari afite ubwoba bw'ibintu bibiri. Icya mbere, hari amakuru ambwira ko no ku ruhande rw'umukobwa buriya bukwe bari baburwanyije. Bari babwiye umukobwa wabo ati hagarika vamo, have. Babasha kwanaliza bakanareba ahazaza, nk'uko ndi kubivuga, nk'uko ndi kubitekereza, ati umuntu wagambaniye uwa mbere n'uwa kabiri yamugambanira. Sibyo? N'abandi rero barabirebye aravuga ati have. Umukobwa ati ntabwo mpava.
mpavuye nte? niyo mpamvu hari n'abo mu muryango we bagiye baza babasubiza inyuma. basubijeyo nde? ntabwo nshaka kumuvuga, naba ngiye kwinjirira cyane. ariko hari umuntu wo mu muryango w'umukobwa yaje bamusubiza inyuma ngo ntabwo yanditse kuri lisite, ngo nta nubwo afite urupapuro rumwinjiza. wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu yimwe urupapuro rumwinjiza? ubwo yari ari mu bashatse kurwanya ubukwe, bahita bamusiba kuri lisite. ntabwo byoroshye, ariko nta kibazo, bimereye neza. oya, ni abagari dekoro, natwe tugiye kujya tubashaka. bimereye neza mu kwa buki. nawe ubwo ndatekereza ko naho bari hari abagari dekoro benshi. kugira ngo uzi, kugira ngo hatagira uhungabanya umutekano wabo. ejo bundi se nyuma y'igihe runaka azaza akaza yanaje, namubonye kuri iyi mihanda kubamenera intobo mu maso. yaje ariko nta kintu yabivuzeho. yaje, hari ikinyamakuru namubonyeho. cyahehe Layira? yaje cyahehe nyine mbwira. DC ni icya kera kira kiganiro, yanabyanditseho ko ari 2019. ariko nanjye narebye mbona yari akinanutse, mbona hari ukuntu atarimo asa n'iby'ubu ngubu. ubu hari ukuntu yakuzemo, ariko biriya ni ibya kera. kandi amafaranga hari ubu ngubu aba atandukanye n'aho atari ari cya gihe. nabirebye rero ndeba n'umucongo yari afite, mbona ntabwo ari uw'abageni. ngaho re yari umugari dekoro, yasaga n'abagari. reka dusoze twitahire. ariko abagari dekoro murabazi mw'abantu. aha ni daje rwose. unaye ngiye gushaka umugari dekoro. ntabwo bizoroha kabisa iby'iyi mihanda, ndabona kabisa ewana izabamo uyishoboye. iyi mihanda se nibareke twicura ko mwagiye kuri IKTV shows mukanshyigikira nanjye nkacuruza. ko mba mfite ibigambo byinshi, ko mba mbafitiye n'amakuru atari amakuru ni wowe uyamaye atari ivumbi, ninsanga ariyo muhite mukora. nimusanga aya makuru ari aya nyayo, muhite mukora subscribe kuri IKTV shows, mumenye ngo inkuru nzajya mbazanira nta kinyoma kiyirimo, nta kizinga, nta vumbi ririho, nta cyondo kiriho, mukuba kabero mwumvirize. ngayo nguko ni Layira. urakoze cyane ku makuru duhaye, reka tumaze icyo dushaka natwe tubanze dutegereze kureba ese aya makuru ni impamo cyangwa se n'ibya bindi byawe. oya, ni impamo. urakoze cyane. noneho mva nangaga abantu ngo bantera amabuye ya nyayo apana y'amagambo. iyi nkuru niba atari ya nyayo, Sandra azabarangira iwanjye muzana amabuye mu ntere bya nyabyo. urakoze cyane. hazaza benshi wabona w'amabuye cyangwa se haza umugisha. ariko nimo wasanga ari naya nyayo muzanandemere kuko mba nakoresheje imbaraga nyinshi. sawa, ukomeze uryoherwe na Sevarandi. sawa. Gasaro TV.